Mumeze mute bakunzi ba Rosette Vibes. Twizeye ko aho muri hose mumerewe neza mu bihugu bigiye bitandukanye. Ese mbibarize, gombo muzi yuko ari imboga? Ese muzi ko baziteka? Muzi ko gombo itekwa? Reba iyi video ubundi urebe uburyo nawe wajya witekera gombo. Rero gombo ukuntu itekwa, urayikatakata mu bice nyine. Gombo yoroshye, apana gombo ikomeye. Hari okra ziba zikomeye, zira ntago waziteka ngo bikunde. Ureba okra zoroshye nizo zigira imboga ziryoshye. Urazikatakata mu duce, wamara kuzikatakata ugategura isafuriya yawe. Wamara kuyitegura ugakata n'utunyanya, biterwa n'ingano ya gombo zawe uko zingana. Ubundi ushyiramo inyanya 2, urunyanya rumwe, biterwa n'ingano. Ubundi ugashyiramo mu isafuriya yawe. Hari ababanzamo amazi, ugashiranamo n'amazi n'inyanya na gombo wateguye. Ushobora ushatse wabanzamo na gombo n'inyanya. Ubundi ugashyiramo agasoda. Soda imeze hari nka gikukuri iwacu, ntago mbizi neza. Noneho kuwabanjijemo amazi, ushyiramo amazi aringaniye, ariko biterwa. Niba ukunda gombo yoroshye uzashyiramo amazi nyine, nawe urabyumva. Niba ukunda gombo ifashe uzashyiramo utuzi dukeya. Ubwo twari twashyize ku mbabura, twari twashyizemo soda, twongeyemo umunyu. Ushyira ku muriro wawe ukareka bikabira. Noneho byamara kubira ukabikoroga, nk'ukoroga igikoma. Ugakoroga mpaka inoze ya gombo. Rero ukuntu itekwa, nta gushyiramo amavuta, nta gushyiramo igitunguru. Ni ibintu biri naturel. Amazi, gombo yawe, okra. Gombo mu cyongereza ni okra, I think so. Ni amazi, gombo n'inyanya n'umunyu na soda. Nibyo bintu ukoresha isosi yawe ya gombo. Turi kwirinda amavuta menshi, tukarya ibintu biri naturel kandi bigize biryoshye. So gombo urayikoroga. Aho ngaho yari yanoze, urabibona? Si de soup. Aho ngaho yari yanoze neza, yahiye. Mbibutse gukora subscribe niba ukunze ibyo dukora, like na comment. Tuzajye dukomeza tubane muri zindi video, mbere ku tuntu n'utundi n'ibyo mutazi ko biribwa. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ciao.